don't like ding dong. Aragacita. Nakubona imbere yanjye nkumva umusonga na DJ Pius. Sinshidikanya yuko baby uri uwanjye. Ndakubona ugenda nkumva nagukurikira. Oya sinkunda abantu bangora. Bend over, let me take it over. Nyemerera girl, bring me closer. Kuko ni wowe wanje. Level. Umbadala. Sekubaya kayo the one badala. Umbadala. Sekubaya kayo the one. Kubayaka. Yeah. Chacha, uranje jesa. Chacha. Oh, chacha, uranje jesa. Chacha. Baby wanga ya gwabachira. Wabula wambange ya wuwa. Dalu ninge ya kuwa ya gwanyamba boy. Nashaka kukwita sheri. Uvane Kampala tuje Kigali. Jagaranga pakuke. Madawa slow take me there. Uranzonga. Usaneze urenze ifaranga uri bad girl. Uranzonga. Usaneze urenze ifaranga. Kubayaka. Yeah. I take all the beat. Chacha, uranje jesa. Chacha. Oh, chacha, uranje jesa. Chacha. One. Oh yeah, You make me go one. Like a foot gone one. One. Oh yeah. Sugar one for me, nigga. Sugar one for me, nigga. Oh yeah. I'm calling. Pick up, I'm calling. Pick up, I'm calling. Pick up, I'm calling. I'm calling. Kubayaka. Gebulamu. Chacha, uranje jesa. Chacha. Oh, chacha, uranje jesa. Chacha. Of course nk'ibisanzwe tujya tuganira nkuko twe tumaze kubiza cyangwa se tunabibatangaza ko tugiye kujya muri fashion news. Muri fashion nta kintu tujya tuganiraho uyu munsi dufite n'abatumirwa, dufite umutumirwa umwe mu batumirwa cyangwa se n'umwe mu bakobwa n'abanyarwandakazi n'umunyarwandakazi yitabira ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Raza gutangira twigira of course ariko no mu mwihariko we n'umunyarwandakazi ni Melanin nuko ubona ubwiza bwe nyine sinzi you guys well from guys don't haraho mutagomba kugera. Anyway, welcome. From Mezeneza. Miss Fraha. Mezeneza. So watangiye wibwira abanyarwanda mu musanzwe amazina yose. Nitwa Fraha Apolline. Fraha Apolline wamenyekanye cyane muri Miss Heritage cyangwa se Pageant Heritage. Iri rushanwa ryabaye ryari wasomye ko Nyarwanda. Ego, irashimwa ryabaye uyu mwaka. Ubu nse barivuga ngo kongera ndumva nshaka ko kuvuga nabi. Yitwa Miss Heritage International. Miss Heritage International ryabaye ryari witabiriye ryari cyane ko naritwaye. Ryabaye uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri. Wararyitabiriye yego ntiwagize amahirwe kuri twara ariko wari urimo bagize ku myanya myiza. Ese challenge ya mbere wabonye muri arushanwa cyangwa se kwitabira amashusho nk'aya ngaye ubona bihagaze gute? Ntabwo babyoroshye kubera ko uri gukompeta n'imico itandukanye n'abantu batandukanye cyane ko bwari n'ubwa mbere nitabiriye amashusho nk'ariya. Irushanwa nk'ara kuryitabira se bundi bisaba iki? Byasabaga iki kugira ngo uniryitabire? Ese byasabaga ko uba uri umwenegihugu, bigasaba ko uba uri umukobwa,
yego n'abahungu bajyamo kuvuga icyo nshaka kuvuga umukobwa nyine nturabyara nturashaka okay ubwo ni hagati y'imyaka nka 20 na gute okay ushaka kubyara ufite 15 so Furaha kuba wenda waritabiriye amashunga nk'aya ngaya kuri ubu ngubu hari irushanwa ritangiye gutrending hano hanze hari irushanwa bita Miss Africa cyangwa se Miss Career Africa iryo rushanwa wari yumvishije ute ese urimo kuri ryakira ute mu mutima wawe ndabizi gushana no kuzaryitabira n'ibishoboka yego iri rushanwa ryanshimishije kuba mu Rwanda habera irushanwa haririya igamije guteza imbere ibikorwa by'umwana w'umukobwa no gutuma ibitekerezo byacu biturimo tubishyira ahagaragara bikabyara umusaruro bikabyazamura n'abandi bakobwa bagenzi bacu byaranshimishije urumva niwe musaruro ushaka ko witezemo muri no rushanwa cyane ko ari irushanwa zari rifite Miss bavuye Miss International amakuru dufite nuko bashaka koza barimo abari muri Miss Rwanda bashaka koza barimo abari n'ingeri zitandukanye n'abanyarwanda ndetse n'abandi bari muri universities bagiye bakomakome mu nteze zitandukanye witeguye ute uhagaze ute muri imiti uvuga ati ashaka kuzekana amadolari hafi 5 cyane ko ayo mafaranga azabarimo okay icyo nditekerezaho dushya nzabona icyo nzi nashidikanya nuko nyuma yabwo tuzabona ibitekerezo bishya mu projet mashyashya tutari twiteze mu gihugu cyacu kuko akenshi hari umuntu abatekereza ikintu avuga ngo mfite ubushobozi nakora iki mfite ubushobozi nakora iki ariko nta muterankunga afite cyangwa se nta no kumutera inkunga mu buryo bw'ibitekerezo arabona ku banyarwanda akazi batarimo kuryumva neza n'icyo bashaka kubabwira bitabire rwose bitabire bazana ibitekerezo byabo tubibyaza umusaruro igihugu ni icyacu ibyo dukora ubu ngubu nitwe bizagarukira n'abana bacu none ndatuma ko tunasoza abantu benshi bazi neza ko umuntu avuga ngo mu muri Miss hari indi shusho amabyeyi cyangwa se umubyeyi ashobora kubona mu mukobwa we ni SMS cyangwa se message ashobora kubwira ababyeyi bameze gutyo kwitabira irushanwa rya Nyampinga ntabwo ari uburara icyo nababwira ntabwo ari uburara nta nubwo ryitabirwa n'abakobwa bitwara nabi kuko iyo witwara nabi ntibashobora no kukwemerera kwinjiramo ku muntu noneho ushaka kuvuga ngo arafollowing cyangwa se arakurikirana Miss Furaha yamukurikirana hagana he kuri Instagram ni Furaha Pauline Facebook ni Furaha Pauline ushaho utuntu dutandukanye kubyo twajya twenje umwanya wanjye bari mutoya agenda ibonera igihe wenda uvuze ku mwanya wari muto wenda turaza no gusaba iminota mike nk'umwe cyangwa se 2 ubundi tubwire mu buzima bwawe busanzwe apart yo kuba uri muri Miss cyangwa se ukunze kujya mu kumurika ibintu bitandukanye imideli ndetse n'ibimero bitandukanye ubundi mu buzima bwawe ubayeho ute se nihe kabiro bayemo mba muri kariyeri medicale medicale bwo ushatse kuvuga ni ubuvuzi kwa muganga muri hospital ya Croix du Sud nibwo buzima bwawe ese usanzwe ubikunda projet yabigamije kuri ibyo ngibyo niyo atari ibanga ndabikunda nkunda gufasha abantu cyane cyane iyo umuntu aje ababaye agataha mbona ko aruhutse numva ari insinzi kuri njye umva ari insinzi kuri wowe twagushimira murakoze cyane kose turi muri fashion cyangwa se makuru ya fashion cyo tuganira byinshi bigiye bitandukanye ndi kumwe na Miss Furaha Pauline umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi adafite la projet no kwenda yanze kwitubwira hari kuvutazayitubwira ndabizi ko turi kumwe cyane ahangaha gusa projet ubu ngubu washaka kuba musangamo cyane by'umwihariko iri vuba ahangaha ni Miss Career Africa wenda ibyo no gutondetse inime zo gutorwa mu gihe bizabyacimo neza n'undi azako kanga bitubwire neza cyane ko turi kuri gatanu kw'ikagenzi kako n'undi turakomeza mu kanya gatoya na box office